Yesu ashimwe bene data, nongeye kubashimira kuko mukomeje kubana natwe, mukomeje kudushyigikira kuko kureba izi video. Imana ibahe umugisha. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ndabashimira kuko mukomeje kugenda mubana natwe kuri uru rubuga kuba tari bamenye izina ryaryo rwita Alpha and Omega TV. Bisobanuye ngo ni itangiriro n'iherezo, ni itangiriro bya Kristo n'iherezo rya Kristo y'ubuzima turimo cyangwa mu buryo bwo gukorera Imana. Ibyo bisobanuye Alpha and Omega. Imana yacu ni itangiriro ndetse kaba n'iherezo. Ni ukuvuga ngo nta kintu kibanziriza Imana ndetse nta n'ikintu giherekereza Imana. Rero iyi TV yanyu ni itangiriro n'iherezo ryo gukorera Imana. Tugakomeza gukorera Imana. Imana niyo byose, niyo tangiriro ndetse niyo herezo y'ubuzima bwacu cyangwa na gahunda zacu zose. Rero ndabashimiye kuko mukomeje kubana natwe. Amazina yanjye nitwa Pastor Ndayisenga Trésor, nkorera muri Hope in Jesus Ministry, nkaba ndi umugabo nubatse mfite umudamu umwe. Imana ibahe umugisha. Ndashimira mwebwe mwese mukomeje kubana nanjye muri iyi nyigisho, abamfasha kunsengera, abantera inkunga z'ibitekerezo, abambera hafi mu buryo bwose, equipe technique tubana nayo ifata izi video. Kandi ndashimira n'umuryango wanjye by'umwihariko umudamu wanjye ubana nanjye mu buryo bwose, mushyigikira kandi wishimira uyu muhamagaro turimo. Imana nawe iguhe umugisha aho uri. Ndabashimiye mwese. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga kurinda umutima. Ese umuntu urinda umutima n'umuntu umeze gute? Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Umutima wawe niho uzabona Imana. Reka dusengane kugira ngo tubashe kuganira kuri iri jambo. Mwana, turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza. Ndasenze kugira ngo Mana uryagure. Reka tuvuge ibituyo tuvugishijwe nawe, ntaba ari ngewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iri jambo ryagure kandi uryambike imbaraga n'amavuta menshi kugira ngo abantu baryumvishije rizabashe kubahindura. Turabizi neza ko twebwe twigisha, ariko ni wowe uhindura. Wino uhindura imitima y'abantu kugira ngo tubashe kuyoborwa nawe no kugirirwa neza nawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndabashimiye. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga kurinda umutima. Umuntu urinda umutima ni umuntu umeze ute? Umuntu urinda umutima ni umuntu uteye ute? Umuntu urinda umutima ni umuntu Imana yishimira. Umuntu urinda umutima ni umukristo. Umutima wacu, ndagira ngo mbabwire ngo uyu mutima dufite niyo ambasade y'Imana kuri iyi si. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Imigani ibice 4 umurongo wa 23. Imigani ibice 4 umurongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Ndagira ngo turisubiremo mu ryumve. Haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose bigize gute birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose bigize gute birindwa, kuko iby'ubugingo niho bikomoka. Amen. Reka dusomere rimwe kugira ngo tubashe gusobanura. Dusomere rimwe no muri Matayo ibice 15 umurongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Naba ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. 20 akavuga ngo iki? Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse ntibihumanya umuntu. Imana ishimwe. Ngo mu mutima w'umuntu niho haturuka ibitekerezo bibi, kwiba, kwica, gusambana no guheheta n'ingeso zimbi. Ngo ariko ngo kurisha intoki zitajabitse, kurisha intoki zanduye, ibyo nibyo ntago bihumanya umuntu. Ikintu gihumanya umuntu ni iki? Ikintu gihumanya umuntu ni ikiva muri we. Naho ikijya muri we ntigihumanya umuntu, ariko ikiva muri we nicyo kimuhumanya. Niko Bibiliya itubwira. None ijambo ry'Imana riratubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose byiza gute birindwa, kuko umutima n'iby'ubugingo bigira gute bikomoka. Ndagira ngo nkubwire mwene data, umutima niwe uzabona Imana. Haleluya. Niyo mpamvu abarokore bajya basenga bakavuga ngo urinde umutima wanjye kuruta ibintu byose birindwa, kuko umutima dufite niwe uzabona Imana. Umutima nicyo kintu cy'imbere. Umutima niwo uzabona Imana. Umutima niwo uzahura n'Imana. Haleluya. Umutima niwo Mwuka Wera avugana nawe. Hari umugabo umwe, igitekerezo cy'umugabo umwe, ngo umugabo umwe ngo yigeze asenga ngo yuzura Umwuka Wera, ngo ashaka kugira ngo ahure ajye kubana n'Imana. Aravuga ngo Mana, ndagira ngo ndashaka uzi wawe, mbwira icyo bisaba. Ngo Imana iramubwira ngo ugende usezere umuryango wawe, usezere umugore, usezere n'abana. Ngo umugabo ngo aragenda asezera itorero. Ngo asezera itorero ngo yewe muntu, ngo uri umuntu mwiza w'Imana. Arangije ati
ngaho tuguhaye uburenganzira agenda. Ngo aragenda asezera umuryango, ngo umuryango we nta mugore n'abana baramubwira ngo twagukundaga, aravuga ati nubwo mwankundaga ariko ndashaka kujya mu ijuru. Ngo baramubwira ngo ubwo ugiye kujya mu ijuru igendere nta kibazo turakwemereye. Ngo umugabo arasezera, asezera abantu bose. Ngo Imana, ngo aragenda ajya ku Mana, ngo Imana iramubwira ngo usezera abaturanyi, usezerana hose, arabasezera. Ngo nuko ngo agiye kugenda, ngo ageze ku marembo, ngo Imana iramubwira ngo ariko hari ikintu gito wibagiwe, ngo genda ubaze n'umutima wawe. Genda ubaze n'umutima wawe, nurangiza uzumbwira. Ngo umugabo akibaza umutima, kuko umutima utabeshya atari nk'abantu, kuko nge nakubeshya nkakwereka ko ndi mwiza ntari mwiza, ariko umutima ntago wawubeshya mwene data. Ngo nuko ngo abaza umutima, umutima ngo uramubwira ngo wa mugabo ngo wibuke ubushize wakoze ibi n'ibi n'ibi, wa mugabo wibuke wakoze ibi n'ibi. Ngo umugabo akorwa n'isoni, ngo amaze gukorwa n'isoni ataha adatanze na amen, adatanze na haleluya, ngo arataha. Ngo kuba icyo gihe ntiyagarutse mu nzu y'Imana, kuko umutima waramunyomoje. Mwene data, umutima wacu ntabwo ujya ubeshya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo urinde umutima kuruta ibintu byose birindwa, kuko niho ibyo bugingo bigira gute bikomoka. Amen. Birashoboka ko ushobora kubura umukristo ariko utarinda umutima wawe. Birashoboka ko ushobora kubura umukristo ariko umutima wawe udahamanya n'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo umutima yacu ngo niyo duhamiriza ko turi abana b'Imana. Ikintu kiduhamiriza ko turi abana b'Imana ni umutima. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari amazu duturanye nayo arizo bita za ambasade. Iyo ushaka kujya muri Amerika mu Rwanda ujya kuri ambasade yabo hari Kacyiru. Ni ukuvuga ngo iri hari Kacyiru, inzu turetse ku butaka bw'u Rwanda, ariko iyo urimo ntago buri Kacyiru cyangwa ntago buri mu Rwanda, ahubwo buri muri Amerika. Bishatse kuvuga iki? Natwe imitima yacu hano muri iyi si turi abashyitsi kandi turi n'abimukira. Rero imitima yacu twe turi ba ambasaderi, haleluya, turi ba ambasaderi b'ijuru muri iyi si. Ni ukuvuga ngo rero birasaba Imana ibidusaba kugira ngo dukore imirimo y'ubumana muri iyi si, kuko tugomba gukoreshwa imirimo y'ubumana muri iyi si, kuko turi ba ambasaderi muri iyi si, ariko ntago turi ab'isi. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo ab'isi ngo ntibagomba kutumenya kuko tutari ab'isi. Niyo mpamvu bene data, ibyo tutabona byose nuko turi abashyitsi. Iyo uri umushyitsi ahantu ugiye, ibyo baguhaye nibyo wakira, uko bagutegetse ni kubaho. Iyo ugiye ahantu uri umushyitsi wagogaga amazi ashyushye bakaguha amazi akonje, nta gusakuza kuko uri umushyitsi, urayoga ukihangana ukazoga ashyushye warageze iwanyu. Natwe rero turi abashyitsi ndetse turi n'abimukira. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mbabwiye ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko umutima, haleluya, umutima niwo uzabona Imana. Mwene data, ushobora kurinda umutima wawe, nanjye nkarinda umutima wanjye, nta kindi kintu dushoboza. Ndagira ngo imitima yacu tuyeze, kuko imitima ni ambasade, ni ambasade y'ijuru muri iyi si. Ese mu kintu cyose ukora, mu kintu cyose uvuga, ujye ubasha kurinda umutima wawe. Haleluya. Iyo umuntu abasha kurinda umutima we ukomatana n'umutima w'Imana, Imana ibasha kumugirira neza. Dawidi niwe wasenze, aravuga ngo abwira Imana ngo uzaze utata umutima wanjye mu gice ku cyane ijoro ndyamye nihira, ngo nuko ngo nusanga hari indi Imana nimitse mu mutima wanjye ngo uzandimbure. Ngo Imana koko iramutungurira zirabikora. Ngo imaze gutata umutima we iravuga ngo Dawidi we ngo mbonye ngo nta yindi Imana ujya wimuka mu mutima wanjye, ngo uranyemeje. Ngo mbonye, Imana iravuga ngo mbonye uwo mutima wanjye ugera gute wishimira. Iyo imitima yacu iri guhamanya n'iy'Imana, Imana ikayinezererwa, Imana itivuga ngo mbonye umutima wanjye ugera gute wishimira. Haleluya. Ngo Dawidi agabirwa imbabazi zihoraho, agabirwa n'ubwami bwe. Imana imuha amasezerano y'ibintu bibiri bikomeye, ko ubwami butazava mu gihugu, butazava ku ngoma ye, ndetse inamugabira imbabazi zihoraho kuko yagize umutima. Imana ishimwe. Iyo dufite umutima, Imana ibasha kubana natwe. Ndagira ngo mubwire ngo aka kanwa tuvugisha n'umutima ni ibintu bibiri bitandukanye, ni ministere ebyiri zitandukanye, kuko ntabwo ushobora kumva ibyo ndi kuvuga kuri aka kanwa ngo hangara uvuge ngo wenda ngo nibyo biri kuva mu mutima. Hoya, umutima ugira ibyayo. Ushobora kuvuga neza ku kanwa ariko mu mutima ndi mubi. Hari abantu bavuga neza ku kanwa ariko mu mutima ari babi. Ariko ndagira ngo uhamenye n'umutima wawe ko ibyo akanwa kavuga n'ibyo umutima uvuga ari byo bizakugeza mu ijuru. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo muri aka kanya urinde umutima wawe, nanjye ndinde umutima wanjye, kugira ngo Imana itugirire neza. Ngaragu w'Imana warinze umutima we Yabesi yarasenze, aravuga ngo yaguka mu mutima, aravuga ngo Mana ngo cyamukangirira neza ukantabara, kugira ngo umutima wanjye ukandutisha bene data, kuko navukanya agahinda. Ngo Imana yumva gusenga kwa Yabesi, imukura mu mubabaro n'agahinda, imugirira neza. Haleluya. Imugirira neza kuko Yabesi yakoreye Imana, kuko Yabesi yagutse mu mutima we, aravuga ngo uzandinde ibyago ukundi. Ngo Imana imuha ibyo yayisabye byose. Nisugira imitima myiza, icyo dusaba Imana cyose izakira gute? Izakiduha. Muri uyu mwanya rero ndagusaba kugira ngo urinde umutima wawe
kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko umutima niho ibyo bugingo bukomoka. Mu izina rya Yesu ndagushimiye mwene data. Ese muri aka kanya birashoboka ko warinda umutima wawe, wowe ufite umutima utari mwiza, wowe ufite umutima mubi, birashoboka ko aka kanya warinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kugira ngo Imana ikugirire neza. Ndagira ngo muri aka kanya dufatikanye uyu mwanya dusengane, urinde umutima nanjye ndinde umutima kugira ngo Imana itugirire neza. Wowe utarahinduka, hinduka, kuko umuntu w'imbere ni wo mutima, nicyo kintu Imana ishaka. Satani ajya arwanira umutima wawe. Satani iyo yarwaniye umutima wawe ntabwo uba ukiri uw'Imana, ariko iyo Imana itsindiye umutima wawe uba urukiranutse. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo iyo uvuga ngo none ndakora ibyiza ejo nkora ibibi, icyo gihe ubura wa Satani. Imana ibishaka umukiranutsi wamaramaje, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, ukamera nka Paulo ngo nabambangwe na Kristo nzukana nawe. Si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uri hehe? Uri muri njyewe. Reka muri aka kanya dusengane mwene data. Niba ushobora kurinda umutima wawe, ngufashe Imana ikwambika imbaraga, ikurindira umutima, nanjye ndindira umutima kugira ngo tuzabashe kubona Imana. Ikintu kizatuma tubona Imana ni imitima yacu. Umutima ni wandura ntuzabona Imana, ariko umutima nukora ibyo gukiranuka uzabona Imana. Reka dufatanye dusenge. Mana, mu izina ryawe Yesu, ndagushimiye ko ugiye kurinda imitima yacu, kurinda ibindi byose birindwa, kuko umutima niwo uzakubona. Reka muri aka kanya umutima wacu uyobore, kandi umutima wacu uhindure rwose, ukuremo kamere y'icyaha n'igisa nacyo mu izina rya Yesu. Umutima wa mwene data uri kunyumva uhindure kandi uwugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye kuko kubana nanjye, ndabashimiye kubw'iki kiganiro cyiza kibayeho. Ndabasaba kugira ngo dukomeze tubane namwe, mukomeze kudusengera, mukomeze kutwagura mu buryo bwose, mutugira inama, mukora subscribe, mukora share, kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe muri byose. Ngaho rero mukomeze kubana natwe, ibi biganiro nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda, amen.